Isiraheli urugendo Imana yatangije akaba ari nayirurangiza hari imitima yinangiye barimbukiye mu butayu kuye Yosuwa na Kalebu abagabo Imana yishimiraga yemerera Mana gendane nawe mu butayu nta byiza bihaba yemerera Mana gendane nawe mu butayu nta byiza bihaba. Mana yacu, Mana nziza, Mana nyir'ubutware, nyir'ubushobozi n'icyubahiro, turagushimiye muri uyu mwanya uduhaye kugira ngo twongere kwinjira mu mwanya w'impemburo. Ndetse mwami turi ku Mpemburo TV online dusenze tuvuga ngo bwami bwawe nibuze, ibyo ushima n'ibyo ushaka reka bari byo bikorwa. Manukiranga kugira ngo uruhuru warurushye, uruhure waruguwe nabi, utanga ubuzima kutari ubufite, menagura igicu cyose cy'umwijima, menagura imbaraga zose zikuzimu n'imigambi y'abadayimoni, kugira ngo ijuru ryera ry'Imana ryitamurire ku buzima bw'abera. Urakoze kuko wumva gusenga Kristo kandi kubanye natwe muri byose, cyubahiro n'ikibi cyane n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Yesu ashimwe bene data, kongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya tugera mu kiganiro cyangwa se tujye tuganiriramo ku Mpemburo TV online. Kongeye kubaha ikaze mwebwe muri mu Rwanda, muri Afurika ndetse mu bihugu by'Uburayi, Amerika, imigabane ya Aziya ndetse n'ahandi na Oceania hose. Tubahaye ikaze abari muri Australia n'abandi mwese mu bihugu byanyu bitandukanye aho mugiye muri, ababasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Tubahaye ikaze tuvuga ngo mugubwe neza kandi mu mwanya w'impemburo Imana ihembure ubugingo bwanyu ndetse n'ubuzima bwanyu. Imana rero bagwe neza. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga hano mu kuva ibice bitatu umurongo waho 8. Turahera ku murongo waho wa 7 dukomeze. Haravuze ngo Uwiteka arababwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvishe gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisiraheli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Imana idufashe. Yesu ashimwe cyane bene data. Aya magambo ni amagambo yanditswe avuga ku nkuru z'Abisiraheli igihe bari mu buretwa bwo kwa Farawo. Iki gihe cyari igihe gikomeye, ariko nzanywe no kukubwira ngo rwana no hagati niho hazatuma ubona umugisha, hagati niho hazakugeza ku cyo Imana yavuze, hagati niho hazatuma wambara ikamba ry'ubugingo, hagati niho hazatuma rwa rushaka urugeraho, hagati niho hazatuma ugera ku mugisha Imana yavuganye nawe. Rwana no hagati harakomeye, kandi nta buzima butagira hagati, nta n'umuntu utagira hagati. Imana ibwira Abisiraheli, irababwira ngo manuwe no kubakura mu buretwa, manuwe no kubakura mu kaga, manuwe no kubakura ku ngoyi, manuwe no kubakura ku kiboko cyo kwa Farawo. Ibereka aho ibavana, ibereka n'aho ibajyana, ariko ibahisha ibiri hagati. Ndagira ngo tuganire hagati, kuko hagati
hagati niho hatuma abantu benshi bagamburura. Abantu benshi bananizwa no hagati. Hagati y'aho Imana yavugiye naho bizasohorera. Hagati y'aho watangira urugendo naho umugisha wawe uri. Hagati y'aho waboneye itangira ry'imikorere naho uri kwerekeza. Hagati habamo bariyeri nyinshi. Hagati habamo urugendo rukomeye. Hagati habamo kurwanwa no kuraswa. Hagati habamo ibintu bikomeye, ariko naje kubwira ngo nutihanganira ibyo hagati no kugira ngo uzabone ibiri imbere ntabwo bizakunda. Nutihanganira ibyo hagati no kugira ngo uzabone ubugingo bizakugora. Nutihanganira ibyo hagati no kugira ngo ubone amasezerano ntabwo bizashoboka. Ndaguhakaniye, hagati niho habitse byose. Kandi Imana ntishobora kukubwira hagati. Imana ikubwira aho ikuvanye n'aho ikujyana, ariko ibizakubaho hagati birabwira biguhisha kugira ngo udacika intege. Urugero, Abisiraheli abangaba bahaguruka muri Egiputa, Imana yababwiye amagambo akomeye. Irababwira ngo dore inkingi y'igicu izababereye igicu ku manywa, ibabereye umuriro nijoro, kandi muzayikurikire. Imana ibaha inkingi ariko ntiyabaharurira umuhanda. Ndagira ngo mubwire ngo kuba Imana yarakubwiye ko imbere yawe ari heza, ntabwo yigeze guharurira umuhanda uzanyuramo kugira ngo ugere ku isezerano. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ibiti bizagushwaratura, niyo mpamvu rimwe na rimwe hari uzahura n'ibigukomeretsa, ariko komeza uhanga amaso inkingi, komeza uhanga amaso icyo Imana yavuze. Nta kabuza uzagera ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe. Hagati Imana ivugana n'Abisiraheli, irababwira ngo nabonye uburetwa mukoreshwa, nabonye umubabaro wanyu, nabonye agahinda, nabonye inkoni mukubitwa, nabonye kubatoteza, nabonye gucunaguzwa. Iravuga ngo manuwe no kubakura muri ubwo buretwa. Imana ishimwe igikura abantu mu buretwa. Irababwira ngo manuwe no kubakura muri icyo gihugu, nkabajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ariko ntiyababwira ibiri hagati. Uko niko Imana ibigenza. Imana ikubwira ukuntu uziga, ariko ikaguhisha imyaka uzamara uri umushomeri. Imana ikubwira urushako ruzima, ariko ikaguhisha abazaroga ubukwe bwawe ngo budataha. Ikaguhisha imyaka uzamara utabyara. Ikaguhisha inkono uzakubitirwa muri urwo rushako. Ikakubwira umugisha w'abana uzabyarira muri urwo rugo, ariko ikaguhisha igihe uzicwa n'inzara wahimwe n'uwo mwashakanye. Hagati, aho ni hagati. Ndimo nakubwira ngo hangana no hagati. Ndimo ndagukangurira no kurwana no hagati. Ndimo ndakwigisha gukomerera hagati. Ndimo ndakubwira ngo shaka intwaro zo kurwana no hagati, kuko imbere ho ni heza. Icyo Imana yavuze ntabwo kizabura gusohora. Umugambi w'Imana uzashika. Imana ishimwe. Ariko ikibazo ni hagati. Ufite ikibazo cyo hagati. Imana yababwira ngo muhaguruke, ngo bahagurukira Musesi. Inababwira ngo mbabwire ko nta mbwa izabamokera mu Bisiraheli, nta n'umwe imbwa zizamokera. Ndashima Imana itanga igisubizo kitari mu rusaku. Nubwo wumva abadayimoni barimo gusakuza, nuko utaragera mu gisubizo. Umunsi uzagera mu gisubizo, icyapa cy'ubutabazi bw'Imana kizacecekesha amajwi y'abadayimoni. Haleluya, Imana ishimwe. Ndumva afashijwe. Imana ibwira Abisiraheli ngo nibagende, ngo bahagurukira Musesi. Baragenda, ariko ntigera ibabwira ibizabaho hagati. Ntiyigeze ibabwira uburyo kibazagera ku nyanja. Ntabwo yigeze ibabwira uburyo kibazamuka inyanja itukura. Ntabwo yigeze ibabwira ingabo z'Abanyegiputa zizabakurikira n'amafarashi. Ndagira ngo mubwire ngo iyo mirindi we y'Abanyegiputa wumva, ntabwo Imana ari kwikubwira ngo wemere guhaguruka. Imana yaguhishe ibyo hagati, kuko ari Imana itabeshya, kandi ikabizi ko hagati utazahagwa. Ntabwo uzagwa hagati, ntabwo uzagwa muri izo ntambara, ntabwo uzagwa muri ayo makuba, ntabwo uzagwa muri ako kaga. Komera, komera, ndimo ndagukomeza. Komera.
nubwo urugendo rwabona rurimo akaga ariko komera, aho ni hagati. Komeza, urimo kugenda. Nubwo unyura hagati uvunika ubabara ariko urimo kugenda hagati, ntihaguherane. Mu ijuru hari Imana ishobora byose. Benesta debo detande sanima dekute dimande shaima. Imana ishimwe devane kota. Imana ishimwe. Ndimo kumva nguhanurira ngo rwana no hagati, icyo Imana yavuze kirasohora. Abisiraheli bahura n'urugendo rukomeye, bahura n'ubuzima bukomeye. Imana ibabwira ko ibavanye mu gihugu cy'itanura, ibavanye mu gihugu cy'uburetwa, ibavanye mu gihugu cy'akaga, iyo hirya mu byago n'amakuba mu ntambara, ikabajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki, ikabajyana aho baruhuka, ariko ibahisha ubuzima bwa manu bazabamo imyaka 40. Ndagira ngo ubwire ngo manu ntabwo ijya iba ku iherezo, manu ntabwo iba i Kanani. Manu iba hagati. Ubuzima bwa manu urimo ni hagati. Urugendo rwa manu uri gukora ni hagati. Ubuzima butagira icyerekezo, ubuzima butagira epfo na ruguru, ubuzima butagira ugushyigikira, ubuzima butagira ugukomeza, ni ubuzima bwo hagati. Komera. Uri kurwana no hagati, uri kurwana no hagati, ariko rero ukangurire gukomera uri hagati. Hagati haragoye, hagati hararuhanya, hagati hatera ubwo. Abisiraheli Imana ibabwira urugendo, ibabwira ko ari rwiza, ibabwira ko hari n'inkingi bahari, ibabwira support, ariko ibahisha ibiri hagati. Imana igikubwira uburyo kizakurwanirira, Imana ikakubwira ukuntu uzagubwa neza, Imana ikakubwira ukuntu izakwagurira imbago, ariko ikaguhisha hagati. Imana ibabwira ukuntu ibavanye mu gihugu cy'inkoni n'intambara, ikabajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki, ariko ibahisha inzoka z'ubusabwe zizabarira mu nzira, ibahisha urugendo rw'imyaka 40 bazazenguruka ubutayu. Ndagira ngo ubwire ngo Imana kuba yaraguhisha ubwo butayu urimo, si uko uzabugwamo, uzabuvamo, kandi ishimwe ryawe rizava muri ubwo butayu. Ishimwe ryawe rizava muri ubwo butayu. Ishimwe ryawe rizava muri ubwo butayu. Komera, hari ishimwe Imana iri kuremera muri ubwo butayu. Wihemukira Imana, wituka Imana. Imana niyo kwiringirwa kandi ni nyamaboko. Ediza barikasai. Imana ni inyembaraga, izakugirira neza. Mwanditse navuze ngo izaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa, ngo kandi tuzabaho turi imbere ye. Ufite ubwoba bw'iki? Uzabaho. Uzabaho uri imbere y'Imana, uzabeshwaho n'Imana, uzabaho kubera Imana, uzatabarwa kubera Imana, amateka azahinduka kubera Imana. Imana izubika izo nama mbi, Imana izubura dosiye yawe kubera Imana, izakurenza icyo gikombe, izakurengera, ntabwo izemera kugwa muri ubwo butayu. Aho ni hagati, aho ni hagati, aho ni hagati. Ndagira ngo ubwire ngo urwego uriho rwose ufite hagati hakuzengereje, ubuzima ubayemo bwose ufite hagati hakubushije amahoro, ariko hangana no hagati kugira ngo wakire icyo Imana yavuganye nawe. Imana iguhisha hagati, ikaguhisha ibizakubaho, ikakubwira inzu uzabamo, ikaguhisha imyaka uzamara ukodesha utagira nayo gukodesha, ikaguhisha imyaka uzamara bagusohora mu nzu nk'abirukana imbwa kubera ubuzima ubayemo, ikaguhisha imyaka uzamara usaba umunsi n'umugenzi kandi ufite amaboko, ikaguhisha imyaka uzamara ushakisha byanga. Aho ni hagati. Hagati urakora bikanga, hagati urasenga ukumva n'abadayimoni bari kugukwena, hagati biranga, ariko ndagira ngo ubwire ngo ntabwo uzagwa hagati. Iyo yari kubona izariduka, icyo gikuta kigukingirire gituma utareba ineza y'Imana, kizakurwaho nk'uko Zerubabeli yatambutse, nawe uzatambuka. Ineza y'Imana izagutwikira, ineza y'Imana izagukingiriza, ntabwo uzambara ubusa, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ubwami bw'Imana buracyahari. Ndimo nkubwira ngo komera, ndimo nkubwira ngo komera, aho uri ni hagati, kandi hagati ntihagira umuhanga, ahubwo hagati umuntu ahangana naho. Imana ikubwira urushaka, ikaguhisha umubabaro uzahuriramo narwo.
Imana ikakubwira umugisha ikaguhisha mbere y'umugisha ibizakubaho, kuko iramutse ikubwira ibizakubaho wayibwira ngo ijyanire ibyawe, ariko Imana iguhisha hagati kuko ibizi kutazahaba. Imana ikubwira ubuzima bw'ibyiza bikuri imbere. Imana ikakubwira yuko ubupfubyi bwawe burimo ibuzi, ariko ikaguhisha ingoni z'umubabaro uzahurira nazo muri ubwo bupfubyi. Imana ikakubwira ko ikurengeye mu bupfakazi, ariko ikaguhisha igisuzuguriro n'uruvugo bazakuvuga, kuko ntabwo Imana iterwa ubwoba n'ibyo hagati. Igikomeye ni uko ikurenza hagati, kandi ukazashima Imana urenze hagati. Irababwira ngo manuwe no kubakiza umubabaro, ngo mbakure muri ubwo buretwa mbajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki, igihugu narahiye sogokuruza Aburahamu ko nzakibaha. Barangije ngo bahura no hagati. Ndagira ngo ubwire ngo kuba uri guhura n'ibibazo hagati, kuba uri kurwara intambara Imana yaravuze, kuba uri mu kaga kandi Imana yaravuze, ntibikuraho yuko Imana izasohoza umugambi uri hagati. Naje kukubwira ngo imbaraga zawe ongera wiyirize ubusa, kubera ko imbaraga zawe zizava muri ibyo ngibyo. Uzasenga, Imana izagukomeza kugira ngo urenge hagati. Senga kugira ngo ukomere urenge hagati. Hagarara kigabo urenge hagati. Rwana neza uve hagati. Gira ubwenge uve hagati. Wisakuza uri hagati. Icyo Imana yavuze kirakomeje. Wicogora aho uri ni hagati. Ibyo bikuzunguza ni ibyo hagati, ariko icyo Imana yavuze yakivuze cye, kandi izagisohoresha umwete. Impamvu utapfuye ni uko icyo Imana yavuze kizasohora. Kandi agira ngo ubwire ngo ntabwo uzakomezwa n'ibyo ujyamo, ntabwo uzakomezwa n'ibyo Imana yavuze, ahubwo kugira ngo ukomere hindukira urebe ibyo Imana yakoze. Hindukira urebe ibyo Imana yakoranye nawe. Hindukira urebe abadayimoni yakubise. Hindukira urebe imva yasibye ku buzima bwawe. Hindukira urebe inzandiko yacagaguye. Hindukira urebe uburyo yakugaburiye bikomeye. Hindukira urebe impfu yakuyeho. Hindukira wibuke urugendo wagendanyemo n'Imana. Hindukira wibuke ubuzima yagiye iterateranya ukomerera kugeze. Hagati ntihaguteranye n'Imana, hagati n'ubuzima burangira, hagati habaho ariko hakanarangira. Ndagira ngo ubwire ngo ibyo urimo ni ibikomeye ariko bizarangira. Imana ibane nawe. Narivuze ngo Imana ibane nawe. Ndashaka gusengera kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo hagati, iguhe imbaraga zo gukomerera hagati, iguhe imbaraga zo kunesha hagati, iguhe imbaraga zo gutsinda uwo mudayimoni wo hagati, iguhe imbaraga zo gutsinda ubwo buriganya bw'ikuzimu bwo hagati, iguhe imbaraga zo gukomerera ku byari bigushunguriye hagati. Deba leke kota difoki resenesa. Ndakumva mwami wanjye, ndakumva Yesu. Mana ndasenze ku bwa mwene data ndetse na mushiki wacu yahuye no hagati aranamuka, amasengesho yamushizemo kubera hagati, ubuzima bw'abantu bwaramukanye, dayimoni zaramurashe de edahise konedanse. Ariko uri Imana ikomeza umuntu no hagati. Mpamagaye imbaraga zarinze Abisirayeli mu rugendo rukomeye, uko wabanye nabo ukabageza i Kanani, uyu nawe uzamugeza ku cyo wavuganye nawe, uyu nawe azabona hasohotse amahoro. Ndasabye ngo umwuzuze imbaraga zikomeye, umurenze abandi baguye, umukomereze amaboko, umuhe kunesha ibinesha abandi, umwigishe ibyo atarazi, umuhe ubwenge mu gihe kigoye, kandi umwigishe ibyamutsindaga bitsinda. Guhera none ahabwe ubudahangarwa kugira ngo uhagarare mu mugambi wawe. Ndagushimiye kumva gusenga kandi ukijije ubugingo kugira ngo uhagarare n'umuntu wawe, ubwami bwawe buganze kandi uhindura amateka. Icyubahiro n'ikibi cyawe tugucire bugufi mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaganze kandi bagire neza. Ndagira ngo mbakangurire gukora subscribe kandi mukore ndetse na share na comment. Dukenera cyane kumva inama zanyu ndetse mutuganiriza mutubwira icyabafashije n'icyo dukwiye kongeramo no kugira ngo dukomeze kubana muri uyu mwanya. Imana rero umugisha, kandi iyo umaze gukora subscribe cyangwa sabone ubona kazogera ukagakandaho ugahabwa notification,
bisobanuye ngo ibyigisho byacu iyo bije uhita ubibona. Bityo rero Imana y'amahoro ibane namwe kandi baganze mwubakwe n'ijambo ry'Imana, muhabwe imbaraga zibarenza hagati. Umwuka w'Imana abakomeze mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, ndabakunda cyane.